isoko ya Bikira Mariya ikibeho, aho abakristu bo muri Kiliziya Gatolika cyangwa se n'abandi bafite kwizera bajya baza bakahavoma amazi. Ni amazi bita y'umugisha kubera ko bizera ko iyo bayavomye bakayanywa bakira indwara zitandukanye bari barivuje kenshi zikanga gukira. Bamwe bakayatwara bakayajyana mu miryango yabo bakayatera mu nzu ahantu hatandukanye bizeye ko byirukana imyuka mibi. Ni ahantu rero kuri uyu munsi by'umwihariko wa Assomption cyangwa se kuri uyu munsi hizihizwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, hari abakristo benshi bo muri Kiliziya Gatolika baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga baje kuvoma aya mazi bafata nk'amazi y'umugisha, bizeye ko azabakemurira ibyo bibazo byabo, uburwayi cyangwa se no kwirukana iyo myuka mibi. Ni amazi avomwa mu buryo bwemewe kubera ko abayavoma bacungiwe umutekano n'inzego z'umutekano zirimo abo mu rwego rwa polisi, hari n'abasirikare babacungiye umutekano. Hari abakristo bamwe rero twaganiriye bakavuga byinshi cyangwa se bimwe ku bigendanye n'imyizere yabo kuri aya mazi, bakanagaragaza n'uburyo aya mazi yatangiye kuvomwa ndetse n'amakuru atandukanye bafite ku kuba Bikira Mariya ari we wazitanze iyi soko kugira ngo abayizera banywe aya mazi bahembuke, abarwaye izo ndwara bazikire ndetse n'abandi birukana iyo myuka mibi bigendanye n'uko hari abayatwara bakayatera mu nzu yabo. Reka twumve ibitekerezo by'abo bakristo. Jewe nibyo nagiye numva kuko mu babonekerwa sinigeze mpaza na rimwe, ariko ibyo nagiye numva numvanye abakristo bagiye bahaza bavuze ko iyo soko Bikira Mariya yihaye umugisha, noneho akabwira ababaga bahari ati nabazaniye amazi isoko ngo mujye muvoma mumwe mushira inyota, ariko ntimubyumva ntimubibona, abanyamahanga bazajya baza kuvoma aya mazi binywere, mwebwe muzajye kwibuka kuvoma amazi isoko usanga isoko yarakama. Ariko nibyo numvanye abandi. Imyizerere ya mbere, iyo mbashije kuza aha nk'uko mba narabipanze kuri uyu munsi, mba nzi neza ko icyifuzo cyanjye kiri busubizwe icyo ari cyo cyose. Ubwo nk'aya mazi hari uburyo kinyazana, yaba ari amande, yaba ari iki, yaba ari imyuka mibi kubw'imyizerere, akamfasha niko kuyakorana urugendo rungana gutya. Iyo ntahanye amazi mba nzi yuko ndi bugere mu rugo nkayakoresha, yaba mu kuyanywa nkakira, ndetse n'abatabashije kuza aha ngaha bagakira. Hari n'ibyo adufashamo iyo uyajyanye ukayatera mu nzu, bidufasha kumva mbese nta myuka mibi yakwinjirira. Nkaba ayo mazi yo nyajyanye arafasha akandinda indwara zose zibaho zinza mu mubiri. Nasomye no kubona nkabona nta kibazo bafite, n'umugabo wanjye asomaho nkabona nta kibazo afite. Akadomoro kagura 5, amazi ntabwo tuyagurisha. Tuba duhaye serivisi ku mukiriya utugana, igihe aguze akadomoro karimo amazi ni kimwe n'uko yakagura karimo ubusa. Ntabwo amazi tuyagurisha, tuba duhaye serivisi y'amazi. Ariko ijerekani y'umweru turayigurisha tukayicuruza 3,500. Mu buzima busanzwe nko ku bantu bakora urugendo yobokamana bazi Kibeho, bavuga ko aya mazi abafasha, abavura indwara zitandukanye ku bantu bayanyweye bayizeye. Tuyakora ku isoko ya Bikira Mariya.